kuba bonye abantu bangana gutya mu saha imwe kandi iminota 59 ishize sare yabibereyeho buri muturage wageraga bwa mbere yikanya si birafunga ariko ngira ngo uri imbere cyose akareba inyuma yabona ko bishoboka urabona bidashoboka n'abandi baracyaza ubungubu bwatsinishije aho abasore b'abanyarwanda batekereje kubohora u Rwanda n'abanyarwanda. FPR Inkotanyi itera igihugu yari iyobowe na Leta General Gisa Fred Rwigema witabye Imana ku itariki z'ukwa 10 urugamba rumaze iminsi 2 gusa. Abantu bari babayeho neza iyo tuvuze Leta General Gisa Rwigema yari umugabo w'ingirije w'ingabo za Uganda akaba na minisitiri w'ingabo. Yari umugabo w'ingabo ahubwo akaba na minisitiri w'ingirije w'ingabo. Urumva rero kuba umuntu atekereza ibyo byiza kabisa niyo mpamvu natwe tuba twicaye munsi tuti reka tubizirikane ariko twebwe cyane cyane urubyiruko dufate ingamba zikomeye zagize uruhare kuba tugeze aho twifuza kujya ni umutima nama ariko umutima udutekereza kugana hirya aho tuganisha rero ko dutekereza kugira uruhare cyane cyane mu gusigasira ibyagezweho. Urugamba rwarazwe n'ubushishozi buhebuje cyane kugira ngo bari abasore bitange hano abafite ibintu bitandukanye abaminisitiri abayobozi b'ingabo ku giciro bitandukanye ab'intara cyane cyane igihugu cy'abaturanyi hariya cya Uganda za district ibyo byose barabyirengagije. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga tuti umunsi nk'uyu abantu baba batekereza banishimira ibyagezweho se twebwe duhagaze duti tuzi byinshi bivugwa hirya no hino tuzi ibibera mu burengerazuba bw'igihugu cyacu igihugu cy'abaturanyi ariko ibivugwa byose nibyo dusaba ngo umutima tuwerekezeho muri ukuzi igihugu tutazava tubura umurage w'abakuru bacu na ba data batweretse ko bari batoya ariko batari gito kuba gito muzi ibyo bikora abajene bagito n'ukwanga gukora icyo wakagombye gukora mu gihe gikwiriye. Umuntu avuga kuri ya gito ntabwo ari ubutwari n'ubugwari kuba gito n'ukwanga gukora icyo ushoboye kandi wakagombye gukora mu gihe gikwiriye. Numva rero ibyo ni ngombwa ko tubitekerezaho tukabura umwanya. Mwiriwe neza mbifurije umunsi mukuru wo kwibohora. Banyita Mukandahirwa Suzana nkaba ndi muri komite y'injyanama mu Kagari. Ubwo rero n'ibyo kuvuga yavuze ko abantu twari twagize ubwoba ko nta bantu baza ndabashimiye nimwikomera amashyi. Ubutare muri abambere rwose mujye muhora mwitabira kandi muzirikana uyu munsi mukuru wo kwibohora. Murakoze. Undi azigera kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere buri mwese wabigizemo uruhare. Reka nawe musubize mikrofone abibwire neza mu buryo burambuye. Arakoze Nable ubundi ngende umurezi mwarimu Steve Twagimana Pimake niwo mwuga wanjye ariko hejuru y'ibyo bifatanya no kuyobora umuryango wa African Movement ishami ry'u Rwanda aho ndi vice chairperson. Uyu muryango rero icyo ubereyeho ni ugufasha abanyarwanda n'abanyafurika guharanira agaciro kabo no guharanira iterambere kandi twese tuzi neza ko Imana kazi muri hise icyo utikoreye ntuzamukora ntiwakigukorera. Twese rero muri mpamvu tuba twarahagurutse mu ngamba zitandukanye kugira ngo ka gaciro twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika hatazagira ukatuvutsa tureba
burya ntabwo wabona uzi umuturage cyangwa se uryamye ahubwo wihutira kuyizimya kuko iyo utayizimije iyi irarangije igafata n'iyawe. Ubwo rero niyo mpamvu twahagurutse nk'abanyarwanda turavuga tuti reka turebe icyo twakorera abirabura bagenzi bacu b'abanyafurika n'ahandi baherereye turushaho kubaka ubumwe n'agaciro k'abanyafurika. Murakoze cyane. Murakoze cyane mumwongera amashyi. Yego, reka dukomeze. Umuvandimwe nawe si ngombwa kugira ngo natamuha mikorofone kubera ko ari ngombwa ko nyimuhereza. Nk'uko musanzwe mubizi mu mudugudu wacu n'uyu muntu uhuje n'uyu munsi wo kwibohora byaba byakunda hari ababigizemo uruhare kugira ngo twibohore. Bari baramenyereye ko n'umuyobozi w'umudugudu aba na chairman wa RPF umudugudu. RPF ariyo yadufashije kuba turi kwizihiza umunsi wo kwibohora. Uyu muvandimwe byabaye ngombwa ko kugira tugabane inshingano kubera ko byarandemereraga kuba chairman wa RPF nkaba n'umudugudu cyangwa aba harimo bimwe bita kwikubira cyangwa se kwiharira ubuyobozi, kandi tugomba gufashanya. Abanyamuryango wa RPF baramutoye kugira ngo aze anyunganire ahagarare ishyaka, nanjye mba umuyobozi w'abaturage. Abaturage nyobora harimo amashyaka menshi atandukanye kandi tubanye neza cyane. Reka nongereho cyane, reka nawe rero tumuhereze umwanya abasuhuze anabibwire kuri make. Mwiriwe neza. Umunsi mwiza wo kwibohora. Nitwa Adamo Jean Denis. Mutangaze ko nta zina ry'ikinyarwanda mfite, byose ni amateka. Ntabwo navuga byinshi kuri uyu munsi, ariko nshaka kubwira urubyiruko nabonye hano kuko mwarimu yatubonye ibintu byo kwibohora. Bitangiye mfite imyaka 13 twaguriye umuhanda kwinjira mu byo kwibohora neza mfite imyaka 17. Urabona imyaka igeze mu ngubu. Byiza dufite abaturage imbere bakomeje batubwira ibintu by'amateka. Byibanda ku rubyiruko muri hano umugira ubwoba. U Rwanda ni urwacu, twarubohoje, twaribohoje, umunsi tugira uwacu, kandi imbaraga ni iz'urubyiruko. Urubyiruko ni rwo rwinshi muri iki gihe. Turimo turatera twere tuvamo, ariko urubyiruko ni munsi. Bagenda bivuriza aho tuzahurira mu muryango, tuzagira umwanya wo kwibwirana, ariko umunsi wose ni uw'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Turakoze. Abaturage bo mu Butare tumaranye igihe cy'imyaka 2, ariko mbabwije ukuri uyu munsi ndibohoye. Mbona gukurikirana ku mbuga nta marangamutima, ushobora kuba ari twe w'umudugudu wa mbere ugeze abaturage benshi bitabiriye. Ni hano uyu munsi wo kwibohora ku nshuro ya 29, urubyiruko kugira ngo mesaje yabahaye ni iyanyu, sibyo? Buriya igihugu kidafite urubyiruko ntaho kiba gihagaze, ariko nanone igihugu gifite urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge cyaba ari ikibazo. Mureke twibohore ibiyobyabwenge, sibyo? Tubyibohore pe.
yamaze kwirengaho imyaka, ariko kuri ya myaka igenwe n'itegeko uyu munsi urubyiruko n'umuntu w'imyaka 30 gusubira hasi hagati ya 16 na 30, maze kuyirenzaho agomera nk'abakobwa cyangwa abasore batima kwivuga, ngiye maze kuyirengaho imyaka ukwagenda n'abanyirenzeho imyaka 4 urimo kandi myinshi nanjye 35 ndi hafi kugira ngo noneho urubyiruko turenge burundu. Biranshimisha rero ngo urubyiruko ari rwinshi gusumbya abantu bakuze. Hano muri sare mwese muri kureba urubyiruko ni benshi ko museka ko ivuze imyaka yanjye nta kibazo. Ikinshimishije rero ni uko uyu munsi igihugu cyacu murakizi, dufite ikibazo cy'ibiyobyabwenge byinshi cyane mu rubyiruko, siko bimeze. Rero n'abandi turuze kuhamya ijambo, ariko muze kumbabarira tuwishe urubyiruko, iterambere byo birabareba. Ibi ntabwo ari ukubibingingira, sibyo? Ariko byari ibintu utakwigingira umuntu, ikijyanye n'iterambere, ikijyanye no kubaho neza, ikijyanye no kwishakira umutekano, ibyo ngibyo ni ibintu usabwa. Ariko se n'uti ibyo bintu wabigeraho warabaswe n'ibiyobyabwenge? Uyu murenge wacu mu rwego rw'akarere ka Kicukiro turi ku isonga mu biyobyabwenge. Uyu murenge wacu wa Kigarama uri ku isonga mu biyobyabwenge, by'umwihariko akagari kacu kari mu tugari turi ku isonga. Harimo inzoga z'inkorano, ureke tuzibohore nazo tuzireke. Uragenda ukabona umuntu w'umujene yabyimbye amatama, ukagira ngo ni ukubaho neza, ukagira ngo ni ukubyibuha, kandi ari inzoga zo mu matafari zamubasi. Mureke twibohore izo nzoga z'inkorano, sibyo? Wemere uvunike, ushakishe, unywe, ibe rimwe ariko buri rimwe ifite ubuziranenge, sibyo? Icyo bise itabi muri bashiki bacu. Ababyeyi imyaka rero bamwe muraseka, yari imyaka nagezemo ntabona umukobwa mu kabari, wanamubona umukobwa ari igitangaza, yarese ukabona ari nk'igitangaza umukobwa yicaye imbere ya Primus. Yego ni byiza mwaribohoye, ni umuyobozi wacu w'akagari. Reka nyakubahwa akwihangira gato utaricara kubanza wasuhuza abaturage bwari barakwishimiye. Umunsi mwiza wo kwibohora ni mwiza. Kandi murabo bavandimwe, nareba kumbuye Imana ijye ibambera umugisha. Ntabwo musanzwe kubera impamvu uzi ko epfo iyi ngiyi wagira ngo bose bimukiye hano. Bose iyi foto ishyireho, yohereze mu murenge nabo babirebe uburyo hano mwijihije uyu munsi wo kwibohora. Bose mubidukorere, iyi foto irakeye kandi abashimiye, mukomeje no kutwereka icyizere cyo gukomeza n'ubundi kurwanya icyaboha igihugu, ahubwo dukomeza kwibohora nk'uko bisanzwe. Ubwo rero ngenda abashimiye, Imana ibamvugisha ko ahantu hose byo birahagenda, ariko navuze ngo reka ngere hano nibura mu ndebe nanjye mbarebe. Ikindi ndabizi ko organization yanyu ni nziza, ndabizi mama wabitunganyije. Mu kanya gato murarya icy'inkotanyi, murakizigira ngo ni ikigori. Nzi neza yuko muri buryoherwe,
abantu bana musanzwe abantu bose barabakumbura aho kongera ngo sinzi gusa intashyo bahaye nuko ndi bugende nkababwira ngo muze kuza gukumbura nge no kubwira kumubwira hari kunyuze hano yaba byiza sibyo ya kumubwira no kandi kwiherera ngo mukomeze gahunda hanyuma muhamagare mubwira ariko ntiwamubare ukagera ku rwego gikondo kugira ngo urebe abantu hanyuma tumanukane sibyo nako mubutare hano muri Rio do Gikondo sibyo ndabona ni munyemere subize musangiza w'ijambo n'ubundi musubize bikora ariko hanyuma nanjye muhamagare musabe ko yagera ndabizi ntabwo yanyagira murakoze cyane ijambo ifoto hari icyo bivuze hari n'icyo bisobanuye umwongere afashe Kagame Paul oye urasobanutse kandi urashoboye ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere iyo bagiye kuvuga neza mwese murahaguruka Kagame Paul oye urasobanutse kandi urashoboye ntituzaguterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere amashanyarazi ese buriya mugira ngo nabwiye ko nishimiye mukagira ngo ndeka ubusa bikaba byiza kure ibintu byavunye buri mwana wese arabizi ariko niko kuyobora bigenda kuyobora ababirebera mu mboni yo guhembwa neza yo kubaho neza ariko burya abaturage mu nshingano dufite tugomba gutuma abayobozi bacu babaho neza sibyo mwiha amashyi ariko rero mukagira umuyobozi ntangarugero bita mudugudu niwe muyobozi mu rwego rw'umuyobozi uyu munsi hasigaye batsinda ngo ni mudugudu kandi n'ubu ndi muri gudu ntabwo ndi muri mudu badi ndi muri mudugudu sibyo birashimisha buriya iyo umuyobozi mukuru ahageze akabona imbaga y'abaturage ubu ikigaragara cyo twibohoye kandi navuze ngo njye nibohoye inshuro 1000 byarenze 100 birenga 200 wari umunezero sibyo ibyiza byose kwibohora neza kwibohora bya biyobyabwenge kwibohora inzoga z'inkorano kwibohora ubujura kugira ngo mu minsi yashize buri munyarwanda wese yagize ubwoba tugenda twumva aho bari kuniga abantu bari kujya se twatera reka da kara kanyuze karako dukangura ariko bariya bose hari aho bari nabigizemo uruhare ubigiramo uruhare kugira ngo tubashe kuri uyu munsi haba umuntu ari gutaha saa sita saa munani saa 10 adakiba gusa sibyo ibyo nabyo tugomba kubyibohora ariko ntituhengwe ngo dusinde umunezero kubera ko bariya abantu nabo bari maso baravuga ati abantu turabona baranyuzwe baradamaraye reka tubagomwe umunezero wabo cyangwa tubagomwe ibyabo abo nabo tugomba kubibohora tukabarwanya sibyo urubyiruko ruzi kubasubiza urubyiruko imbaraga zubaka igihugu zubaka kandi vuba urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba urubyiruko wa muntu wese uri mu myaka 30 kugeza kuri 16 ahita ahaguruka kandi ari fiyeri urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba amashyi menshi cyane abari imbere y'uko mutarebye urubyiruko turafite rwinshi kandi icyo mbabwiye cyo abongera intebe bakomeze bongere sare yacu iracyakomeza abaturage bari watazi ingo z'umudugudu wacu dufite ingo 258 izo ngo 258 agiye habamo imiryango itandukanye abakuze abari muri moyenne n'urubyiruko rero iyo utambutse ukabona abantu bakurusha kugira ngo nta rubyiruko dufite turarufite ahubwo ruba ruri ku mashuri urundi ruri mu kazi ruhuze tugira amahirwe buriya nta biyobyabwenge byinshi dufite hano mu mudugudu ntabwo mvuze ngo nta bihari ko politiki birimo bikeya ariko kwijanisha umudugudu wacu
nawushyiramo muri 0.1% mu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Twiha amashyi kubera ko twabyibohoye. Ibiyobyabwenge ndabitinda cyane, n'undi wese uri buze gufata umwanya mbabarira bitindeho, kubera ko mwimajine igihugu twese tumurira umuki, twese mubitekereza icyo gihugu ari perezida ari kwandika 8 ba mudugudu bo bari gukambakamba uko bari hafi nabyo, urumva abadepite nuko bitekerezaho. Ese ugira ngo tutabirwanyije siko byazagenda, kubera ko yewe muzagenda icyizere mu ntore w'umudepite, kandi abari kuntora babaswe n'ibiyobyabwenge. Uwo batoye we ahubwo we menya ndabihinga, sibyo? Niyo mpamvu rero tugomba kubishyiramo ingufu tukabirwanya twivuye inyuma, kugira ejo tutazabura abayobozi beza. Ari byo batwigisha agasiruka ngo ni ugusigasira ibyagezweho. Mu gusigasira ibyagezweho rero bigomba gushyirwamo ingufu zikomeye cyane, tukabyibohora ibyo biyobyabwenge cyane ko nta cyiza cyabyo. Ni nayo mpamvu igihugu cyacu abayobozi beza bashyiramo ingufu mu gushaka ibinyobwa bifite ubuziranenge. Bralirwa iririrwa ikora inovasiyo muri produit zayo za Skol nuko n'izindi nganda zindi zagiye ziza zikora ibinyobwa byiza, nta kindi baba bishakira no kugira ngo ziriya za yewe muntu tuzireke, iz'amatafari. Hari inzoga, imagine kugira ngo tunywe inzoga zikozwe mu matafari, mu bitekerezo itaka, ariko abantu n'abahanga baza gukora ubushakashatsi. Itaka narinzi ko rituviramo ibyo kurya, ntarenze ko none rigeze aho rikorwamo inzoga. Mwihangane abanywa inzoga z'inkorano gihano barimo ndabazi, n'abantu tubana buri munsi nabo bazibohore b'abanyarwanda beza. Iterambere ni iryacu turisigasire, umutekano ni uwacu tuwusigasire, ubujura tuburwanye, urumogi tuburwanye. Bashiki bacu buri kudusebya ntabwo nareka kwamesha, namwe nimwibohora. Yego ni uburinganire, ariko biragayitse ko n'umwana w'umukobwa imvura iri kugwa atari kubyumva yambaye ubusa. Mwiza cyane, urukweto ruhenze, telefone ihenze, inzobe nziza, igikara cyiza, ashyinguye ameze neza, ariko saa 9 z'amanywa yambaye ubusa buri. Abo mujya muhura nabo murabazi, ndababona aho mbabona namwe niho mubabonera. Iyo mvuze bashiki bacu, mutima w'urugo agasiriwa kanamo, mutima w'urugo ndi nyampinga, nzatesha agaciro wakansubiza. Mutima w'urugo ndi nyampinga, muhaguruke nagira neza yisiro birabareba. Nta mutima w'urugo uri hano, mutima w'urugo muhaguruke, mutima w'urugo ndi nyampinga, sinzatesha agaciro. Mutima w'urugo ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Mube muri benshi mwese mugire gutya. Mutima w'urugo ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Muri benshi none mazwe inyumva. Mutima w'urugo ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Abagabo ko tugiye kubarusha singa yanyu kandi ari mwe. Mutima w'urugo ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. None kuki muri kukamutesha? Yisohoka nyigarutseho ko hari ikiri kuvugamo. Kuki mukamutesha? Mureka mu mudugudu wacu w'Ubutare twibohore icyo kintu kibi. Ntabwo mubwiye ngo witwe n'inyota, ntabwo mubwiye ngo uburenganzira bwawe ujyanye no kuba wafata icyo ukeneye oya, ariko se uri gufata ibikwiye? None se niba muri umugore ubereye u Rwanda, ubu urumva uwo uzabyara wazamurunga iki cyane ko yaruhereye mu nda?
hari n'andi moko y'inzoga ndakwibagira murayazi afite ibinyarwanda biteye ubwoba donc uhita wumva ko ari inzoga koko uretse ko atari inzoga uhita wumva ko ari ikiyobyabwenge kiri strong urubyiruko abana dufite tuvukana basigaye bahaga mu biyobyabwenge murabana utabizi ubu hari ibinini by'abasazi b'indero none biri kunyobwa n'abakobwa n'abasore imagine aho tugeze tunywa ibinini by'abasazi muzi ukuntu abinywa aragifata akakigobeka munsi y'ururimi mukaba mwakwicara kuri salo mukareba televiziyo mukaganira wumva bari kunywa droge munsi y'ururimi mwabyumvise ibyo bintu mwabyumvise mureke tubyibohore urubyiruko muvuge cyane muri benshi urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba izo mbaraga zacu rero uko tuzikoresha tuzitakaza mu biyobyabwenge mureke tubyibohore sibyo ntabwo ngaruka ku mutekano kubera ko ntabwo twawukora twanyweye ibiyobyabwenge sibyo birasaba ko tubanza tubyibohora hanyuma noneho imbaraga zacu tuzibyaze umusaruro sibyo mwabyumvise ntabwo urareba ufite umwanya wigisha isomo ngo twibohore ntawe uyobewe ko dufite kaburimbo sibyo ntawe uyobewe ko dufite isuku sibyo ntabyo ntawe uyobewe ariko se tuzabisigasira duti agira umujene w'amaguru ukabwira uburyo tugomba gukoresha kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge nitwe tubinywa nitwe tubicuruza ugiye kureba statisitike y'abacuruzi b'imoki bakakwereka ababicuruza ugiye kureba uzasanga abasaza n'abakecuru barimo porosantaje ni hafi ya nyayo n'ubundi bicuruzwa natwe bajene nitwe dufite imbaraga zo kurara tugenda amajoro tubishe sibyo nitwe bakobwa tubiheka tukabesha ko ari umwana duhetse sikwemeze uzi gukora umwana mu mugongo w'urumogi ukamuheka aho akagira umwana muzima uzubaka igihugu ukaheka urumogi ruje gusenya abazima sibyo abakobwa muratubesha ngo muratwite mukambara urumogi mu nda agakora inda neza twite akagenda yayigaritse siko bigenda se akagenda yayigaritse wamubona ati dore umubyeyi utwitiye u Rwanda mwabyumvise ati dore umubyeyi utwitiye u Rwanda kumbe ibiyobyabwenge azanye byo kuza kwica babandi dufite bazima abajene agira uhaguruka atubwire nawe uko abyumva bijyanye no kwibohora ikijyanye n'ikiyobyabwenge aho kiba kigegera ntabwo tujya muri detaye buriya aba bajene bo hari n'amoko menshi bazi bahagurutse buri mwaka kumubwira ubwoko wakwikanga cya kinini unywa ngo ukire ku mutwe cya kinini unywa ngo kurisha bigabanyuke bakibyaza umusaruro afite uko akivanamo ikiyobyabwenge abajene reka ntungurane kuko n'ubundi ahandi baratuye murakoze umunsi wo kwihura mwiza nk'uko umuyobozi yari ari kubitubwira uburyo bwo kwirinda ibiyobyabwenge twakoresha nk'urubyiruko ngo tubivuga imbaraga z'igihugu zubaka vuba zubaka neza kandi vuba ntabwo twaba imbaraga z'igihugu zibatwa n'ibiyobyabwenge kandi yenda icyo nabasaba nk'urubyiruko ni uko twabyirinda tugakoresha ibintu byemewe kandi uwuzi ugenda mugenzi we ubikora abona byakwangiza urubyiruko akaba yatangira amakuru ku gihe murakoze ubundi reka n'umukobwa niba tubwire uko abyumva murakoze cyane nanjye ukuntu mba gutekereza nk'urubyiruko niba ugize aho ujya ukabona mugenzi wawe ari kunywa ikintu gituma ubwenge bwe bwatana cyangwa se akaba yagira ikibazo ahura nacyo ugomba kwihutira ku muyobozi
y'uko bimeze kugira ngo nawe buriya kuko ashobora kukinywa nk'umuntu umwe ejo akagenda akaba yabisangira n'abandi. Nk'urugero tuba turi nka gurupe y'inshuti ugasanga niba njye ndimo ntunywa ntabwo inshuti yanjye nareka kurubahereza kubera ko baravuga ngo iyo ugenda n'ikiri muri gisambo nawe baca kuko ntabwo nakwifuza kugenda n'abantu njyewe n'ibiyobyabwenge mugenzi wanjye niko kubimuhereza kuko byanga bikagiye baruka ko ari byiza ariko njyewe ntabwo mbinywa kandi uko mbitekereza ngize uwo mbona ari kukinywa kuko nzi ko atari cyiza nakihutira kubwira ubuyobozi kugira ngo bimfashemo tujye kuganiriza wa muntu atazagira indi ntera ndende yageraho. Murakoze. kugira ngo nk'abanyarwanda nitwe tuzi akamaro k'urubyiruko rutanywa ibiyobyabwenge. kugira ngo abasore n'inkumi bitangiye igihugu bakaza kukibohoza bakaza kurwanya jenoside, iyo baza kuba ari abanywi b'ibiyobyabwenge menya za ndirimbo nziza tubaziho, menya batari kurenga barya n'umubigano, ntabwo bari kurenga na za gatuna. Ibiyobyabwenge byari gutuma bakisubirirayo bakora ese tuzibambira iki, cyangwa se bagera muri Nyungwe bagasanga byeze bakicara bakigwera ntibakomeze misiyo yabo, sibyo? Bivuga ngo iyo unyweye ikiyobyabwenge byaba byakunda, reka mbaho agashya kanasekeje. Yewe urwo rugo namugezemo n'urw'umudepite ntabwo namuvugaho, ariko arazwi yari afite umwana wabazwe n'ibiyobyabwenge. Noneho wa mwana w'umusore yarageze kure, ntabwo bari bagituma haza abashyitsi mu rugo iwabo, bashaka kuba baza kumusura swati bakamukingirana cyangwa se bakora iki. Rero wa musore akajya hejuru y'urugi akarwurira, bagenda gufata umwanya akajya hejuru y'urugi, umuntu winjiye mu nzu akamwerera mu mugongo ahita amusimbukiraho. Yaragezeho bicara bari kureba televiziyo gutya, televiziyo twese kuri salo, mwimagine televiziyo iri aha ngaha, yayibona akayibonamo imari yo kugurisha, akanyonyomba akajya nta muntu uri kumureba kandi salo yose bari akanyonyomba muri urwo rwego, sibyo? kugira ngo amazina yanjye yitwa Umubyeyi Mediatrice, abandi munyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kigarama. Agiye kumara hafi imyaka 4 muri ibi. Naje guhera 2019 mu kwa gatandatu. Rero ndabashimiye kandi nshimira Nshoboza narindi twebwe ku rwego rw'umurenge twabikoreye muri Nyenyeri, niho narinda ariko amuye ngwino ahandi bamufasha isevuga ntibigenze. Rero ndabashimiye kuba kwifuje ko nza kwifatanya namwe kuri uno munsi. Uyu munsi ni umunsi w'agaciro, ako akundi umuntu afite anniversaire. Iyi ni anniversaire yacu, umunsi wo kwibohora. Umukuru w'igihugu akunda kubivuga, akavuga gahunda yo kwibohora. Ariko turashima n'abaturage bo mu murenge wacu ko ahagiye hatandukanye twagiye tuhagera, tugenda tubona rwose abaturage baho bishimye. Sinzi niba byibuze mwashizeho na morale, byibuze byari byose n'umunsi utari uwo kwifata, n'umunsi n'umunsi wo kumva ko uri bwirebe, sibyo? Haba mu miyoborere myiza, haba muri sosiyale, haba mu bukungu, aho hose nta na hamwe hatari ikintu umuntu yabasha kuvugaho icyakozwe mu miyoborere myiza.
myiza hari byinshi byakozwe mu miyoborere myiza hari byinshi byakozwe muri sosiyete hari byinshi byakozwe kugeza no ku bakecuru cyangwa se bamama bacu cyangwa abapapa bacu bafite imyaka yigiye hejuru hari amafaranga bahabwa bitwa DS direct support umwebwe mukunda kwita ingoboka abo ngabo barengera gute bahabwa amafaranga bakabasha kubaho hari ukwibohora kurenze kuba utari w'icuraburindi ibyo nicyo twavuga kuba utari w'icuraburindi mu miyoborere myiza ubu ngubu dufite aho dutangira ibibazo ukumva tugira inteko z'abaturage ikibazo cyose ushobora kugira ushobora kuza ku murenge hari umukozi ushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage usibye ko nanjye ibyo nshinzwe kuko nanjye ndi mu miyoborere umukozi ushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage aho ngaho akabasha kugira gute gukemura ikibazo cyose kugira ngo niba mutamuzi yitwa Gazo muramuzi wanze swi n'abantu bahari abahano banze mutamuzi Gaston ushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage burya n'ibibazo byinshi wanditse wagize gute duhita tubyohereza Gaston akaba ari we waza gukemura bijyanye wenda bari iby'amakimbirane bakajya muri sosiyale agafatanya na sosiyale byaba ari imbibi agashaka injeniyeri bagafatanya mu bukungu ngira ngo turashima wenda turavuga ku rwego rwacu turashima mu byerekeranye n'ubukungu mu bukungu turiho turiyubakira imihanda sibyo namwe karugira nimutangire mu mutegurire ikintu cyo kwiyubakira umuhanda turiyubaka umuhanda tugatanga 30%, umujyi ugatanga 70%. Nimutegure namwe abandi barabatanze muri Kigarama hari umuhanda turi kuhuba kuri iyo gahunda batanze 30%, umujyi wa Kigali utanga ubu nibwo turabubaka rero namwe mutangire umutekereze cyerekeranye no kwiyubakira imihanda migenderano umuhanda wa kabiri twogoza rwose abishyiremo imbaraga uyu muhanda ugana ku kagari rwose abishyiremo imbaraga mu byerekeranye n'ubukungu ubuhahirane hagati wenda turavuga ku byerekeranye n'umurenge wenda nubwo bitari hano dusangiye mageragere badukoreye ikirango cyo mu birere ubu ngubu umurenge wa Mageragere tugira gute turahahirana mbere kugira ngo uzahace byaragorana hari ikindi kiraro dufite cyo mu kirere aho bita muri Rubeti banza mwebwe mutahazi mwebwe n'ibiri yanyu aho hose niko tubasha guhahira ibyo byose ni ibikorwa by'ubukungu tuvuga ku rwego rw'umurenge no ku rwego rw'akagari byagiye bikorwa kandi namwe mufite byinshi muteganya gukora ngira ngo ibindi duteganya gukora bisi ko muza kubaza ikibazo cy'isoko burya ikibazo cy'isoko rwose duhora tukibaza mu bwo nagiye mu by'ubukungu nzi ko isoko riba mu bukungu ikibazo cy'isoko nacyo turiho turagishaka kubera ko wari ubifite bisabye ibyamunaniye umujyi wa Kigali wamwandikiye ibaruwa yo kugira ngo ahagarare ubu haracyashakisha rwiyemezamirimo kugira ngo babashe kubaho nawe wumva ubishoboye azagenda bakorera mu mujyi wa Kigali ririya soko bayubaka hano se ntibarimo no mu midugudu yacu ntibarimo ntibyashoboka birashoboka ibyo byose ikindi duteganya muri muhanda wa Cyumbati uzagera gute guhera Rwampara kuzamuka bazagera aho bita kuri Depeche mu bitu iyo ni imihanda rwose iri muri action plan cyangwa mu bikorwa biteganyijwe by'umwaka byo mu mujyi wa Kigali azakorera mu murenge wacu wa Kigali noneho n'umuhanda urabona ku rusengero cy'Isange kuzamuka kugera ku murenge nawo bazakora ikindi twishimira ni uko tugiye kubona na centre de santé muri social centre de santé nayo muri action plan cyangwa mu byo bateganya nabyo birimo kumvaga twabonye ahantu hagati wenda abanyagurama baza n'abahano bajya twavuze hariya hepfo ku mashuri ya Bweramwoyo sinzi n'amazi amashuri ya Bweramwoyo abari Mukobo abari Nyarurama
bariho babasha kubaka santere de sante. Ibyo byose ni ibikorwa biteganyije kandi ni mwebwe tubikesha, kuko ni mwebwe mubona abayobozi mukabanza mukabaza mwese ngo santere de sante nayo dufite. Ijambo ryawe rirakomeye, ukavuga uti nta muhanda, ntabwo ijambo ryawe bagusubiza. Reka rero uno munsi n'umunsi wo kwibohora, wenda nanjye nabatindira, mwavuze byinshi, mwavuze mu bukungu, ubwo nari mvuze ibyo ngibyo bikeya, ni byinshi nawe mwagezeho mu midugudu yanyu. Muri sosiyale turabashimira ko muri mituweli mwaje kubambira rwose, reka turashimira. Muri sosiyale mwaje mu ba mbere, ndetse no ku rwego rw'umurenge twaje mu ba mbere, twabaye aba kabiri, ku rwego rw'umujyi tuza turi aba gatatu. Abo bose nibwo twaje kugira kandi ibigego tubibonye nta handi tubikesha, mwebwe tubikesha. Ndaza kuvuga ku kintu cyitwa ejo heza. Ndashima akagari ka Kabigiri, ndashima n'abaturage babo ko mwaje mu ba mbere. Ejo heza igira ibintu bibiri, igira